ndakubwiza ukuri, hari indi neza urakira, hari ikindi gitangaza urakira. Ndabashuhuje abakurikiranye ijambo ry'Imana kuri uru rubuga Bibiriya Imbaraga zacu. Abadukurikiye turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nanone kandi tugarutse mu ijambo ry'Imana. Munyemerere ntangire nsenga kandi munyemerere muze kubana natwe. Imirimo y'Imana ize gukoreka mu izina rya Yesu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nyemerera uhagarane natwe muri iri jambo, nere kuvuga ibyanjye ahubwo mvuga ibyawe. Reka nyoborwe nawe ubinyuma y'ijambo ryawe rikoresha ibimenyetso n'ibitangaza, kandi usane buri muntu wese wasenyutse, wongere kumwubaka kuko iri jambo rigambiriye kubaka. Urakoze Mwami Yesu ko wumvishe gusaba no gusenga kwanjye, nizeye kubana nanjye mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Abankurikiye, tugiye gusoma ijambo ry'Imana rigaragara muri Yeremiya igice cya 18. Turasoma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Handitse aya magambo ngo, ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombokera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. 5. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yemwe ab'inzu ya Isiraheli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwa b'inzu ya Isiraheli mwe. Amagambo y'Imana. Imana y'amahoro nibagirire neza. Dushimye Imana muri iki gitondo cy'umugisha Imana iduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire mu ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo kubakwa n'Imana. Imana y'amahoro nitugirire neza. Birashoboka kuba tugiye kuvugana aka kanya ufite ibintu byagusenyuye, ariko Bibiriya hari ikintu ibivuzeho. Birashoboka kuba tugiye kuvugana uyu mwanya hari ibintu byagusenye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko hari imbaraga birigizanye. Hari ubuhanuzi nzanye aka kanya buzanywe n'imbaraga z'Imana. Ndagusaba kugira ngo untize amatwi yawe cyangwa se untize umutima wawe, ubanze witekerezeho wumva uko wasenyutse. Bibiriya iravuze ngo uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, haleluya, ngo uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, ngo niko natwe tumeze mu ntoki zayo. Bibiriya yivuze ngo niko umeze nawe uri ibumba kandi mu ntoki z'Imana. Imana ngo yabasha kukubumbamo ikindi kibumba nishaka. Nago mbizi ahantu maze igihe uri gusenyukira, ariko harahari muri iki gihe. Birashoboka ko wasenyuwe n'abavandimwe, birashoboka ko wasenyuwe no kuba imfubyi, birashoboka ko wasenyuwe no kuba no kuba warabaye umupfakazi muri iki gihe kubera COVID-19. Birashoboka kuba hari ikintu cyagusenye akaba kakanya ibyiringiro byawe byaratakaye, ariko Imana y'amahoro hari ikintu iri kuvugana nawe. Iravugana nawe ngo ishaka kukubaka kugira ngo ube wubakitse. Iravugana nawe ngo irashaka kukubaka kuko umva ukuntu umeze, ukuntu wasenyutse nta wundi muntu wakubaka. Bandi bose baje bakubwira ngo pole, abandi baza bakubwira ngo ihangane, bandi baza bakubwira ibintu bigukomeza runaka, ariko nta wabashije kukubaka. Uwiteka ni ugira icyarema yarangiza akagikomeza. Ndagira ngo mvugane nawe muri aya masaha y'igitondo. Uwiteka agire ukundi kuntu akurema. Aba bantu Bibiriya yavuze ngo bari baratakaje ibyiringiro, ngo bari baragiye batakaza ibintu by'ibyiringiro, ngo bari baravuye ku Uwiteka, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo amen, ngo ijoro rimwe ngo igitondo kimwe Imana ihagurutsa Yeremiya ndamubwira ngo manuka ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Ashobora kuba iyi nzu ari iyi ngiyi umanutsemo, ari yica n'ufunguye Bibiriya Imbaraga zacu, ukaba utangiye kumva iri jambo ry'Imana. Reka Imana ikumvishirize muri iyi nzu y'umubumbyi amagambo yayo. Reka Imana ikumvishirize muri iyi nzu y'umubumbyi amagambo agukomeza. Umva ikivugana nawe. Ndavugana nawe ngo igiye kongera kukubaka. Nubwo COVID yagusenyuye, ariko igiye kongera kukubaka. Nubwo ubupfubyi bwagusenyuye, kubura minerivare bikagusenyura, hari ibintu byagusenyuye, ariko Imana igiye kongera kukubaka. Wongere wubakike, wongere uhagarara uhamye. Erega umva niyigira ikirema yarangiza ikagikomeza.
abandi bose barakubeshya. Aleluya. niwayizera ukayigirira icyizere muri aya masaha, niwayizera ukayigirira icyizere muri iri jambo, ukayereka umutima wawe uburyo wasenyutse. Bishobora kuba warasenyutse ugakomeretswa n'abasenga, bishobora kuba warasenyutse ugakomeretswa n'abizera Imana, ushobora kuba warasenyutse ugasenyurwa n'abavandimwe. Inshuti zawe zakabaye zikwitaho zikaba zaragusenye, akaba aribo babaye abambere bo kugushyira hanze, akaba aribo babaye abambere bo kukwandagaza. Ariko hari ijambo rivuze ngo rigiye kongera kukubaka. Uwiteka agiye kongera kukubaka. Ndavugana n'umuntu wasenyutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo ndamenya uburyo bwagusenyuye, ariko icyo nzi cyo nuko ijambo ritamanukira ubusa. Nzi neza yuko uhari ufite ibyagusenyuye. Imana y'amahoro nikugirire neza. Hari igihe kimwe nanjye nigeze nkubitana n'ibinsenya, ngera ku gikombe numva rishidikanya Mana, ariko nkigezemo kubera ibyiringiro by'uko Uwiteka yari yongeye kunsana, gihinduka ahantu h'amasoko. Ndongera mpakirira izindi mbaraga zinzamura, nongera mpakirira undi mugisha unshira hejuru, nongera mpakirira ubundi bubasha bunkomeza. Umva, wicika intege. Hari Imana igiye kongera kukubaka, hari Imana igiye kongera kukubaka aho wasenyutse. Ntabwo mbizi neza ibintu bimaze kugutwara, ntabwo mbizi ibintu bimaze kugukamura, ariko ivugana nawe niyo kwizerwa, ikoherereje iyi mesaje niyo kwizerwa. Humura, ahantu uhagaze hose, ahantu uhagaze hari Uwiteka uhagararana nawe, warangiza ukapfukama ukamwihererana. Hari abantu batazi kwihererana n'Imana. Umva, vanaho ibyo gutekereza ko wajya mu misozi akaba ariho uyibona. Ikingirane mu cyumba cyawe batanagufungirayo ukongera gukomereka kandi ugasenyuka. Ikingirane mu cyumba cyawe, wirindiremo covid. Urimo uyihamagara uyibwire ngo ariko ko nasenywe, bantu bakansenya, iby'isi bikansenya, nkabasigaye mpagaze nabi. None Uwiteka kwiri jambo rivuze ngo ndibumba mu biganza byawe, kandi ubasha kubakamo ikindi kintu ushaka. Ndetse umubumbyi, amen, buriya umubumbyi iyo abumbye inkono cyangwa urwabya akabona ntabwo rumeze uko ashaka, arongera akaruhombora. Wikwicira urubanza, uwo mutima wawe wereka Uwiteka, arongera uhombore cyangwa se ufunyange, kuko uri ibumba akaba umubumbyi, yongera kubumbiremo undi mutima umeze nk'uko ashaka. Rero uwo mutima niyamara kuwuguterekamo uragenda mu buryo ashaka. Hari ibintu byakunaniye kureka, ariko niwamubwira ngo umutima wanjye ndawuzanye, ongera uwukoremo uko wowe ushaka kugira ngo njye nkunezereza. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana iraza kugusanga, ifata uwo mutima, nturi buwumenye igihe yawukoze. Yobu yaranditse ngo mu bicuku bya nijoro igihe twashizweyo, ngo nibwo Uwiteka ajya amanuka kuvugana natwe. Ndagira ngo nkongereho kukubwira ngo ikijya gihe ni nabwo gukoramo umukristo. Birashoboka ko hari urugamba rugutsinda, hari urugamba rumaze igihe rukunesha, mbese byaguteye gusenyuka. Ndagira ngo nkubwire ngo wikwiheba, wikwiherana n'agahinda, wiheranwa n'agahinda. Hari Uwiteka wongera kubaka, hari Imana yongera kubaka kandi igakomeza. Reka Uwiteka kubake, wongere wumve wubakitse, wongere wumve uri umugabo nyamugabo, wongere wumve hari ibindi bintu wakora, wongere wigirire icyizere mu byo ukora byose, wongere wigirire icyizere, wigira ubwoba ngo utekereze yuko Imana yagutaye. Imana ntigita abantu, yigeze bivuga muri Ezekiyeli igice cya 37, aho Imana yabwiye yasanze Ezekiyeli, iramubwira ngo Ezekiyeli we, ngo aba bantu ngo bakongera kuba rimwe imwereka amagufwa. Abantu bamwe bazi ngo ni amagufwa asanzwe, ariko bari abantu bari baragiye batakaza ibyiringiro, bari abantu bari baragiye batakaza indangagaciro kubera ibigeragezo. Barangije bava ku Mana kuko barayishatse barayibura, bageze aho bumva bagiye ahantu mu gakombe kabonyine. Ariko Uwiteka gitondo kimwe arabibuka, batumaho Ezekiyeli. Ezekiyeli arahanura, agihanura ngo umwuka ubazaho, agihanura ngo inyama zibazaho, agihanura ngo imitsi bateraho, agihanura barongera bahinduka ukundi kuntu. Umva nkubwire, uko nguko umeze kose Imana yagushingiraho, ikongera ikakubaka kandi ukaba wubakitse. Imana y'amahoro nikugirire neza, Imana y'amahoro nigusanga igukomeze, Imana y'amahoro niyongere ikwagurira imbago, niyongere kukugarukaho ifite imbabazi nyinshi. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndimo ndavugana nawe ufite ubwihebe, ndimo ndavugana nawe wigunze, ndimo ndavugana nawe wabuze ibyiringiro. Uwiteka yakongera kukubaka upfukamiye muri iri jambo Yeremiya 18, ugapfukama ukongera ukayireba, ukayibwira ngo burya Mana menye ko ndibumba ukaba umubumbyi. None rero ubu buzima ndimo washobora kongera kumbumbira ubundi buzima. Erega Uwiteka navuze ngo niwe ugira icyarema yarangiza akagikomeza. Nta wundi muntu ushobora kugira icyarema. Iso yakure
bakakuremera 8 mu gitondo bakawukunyaga. Bashobora kukuremera, bakakuremera abaturanyi, bakakuremera inzu. Leta turayizi ko idukunda, hari igihe turemera n'inzu ikatugwaho, ariko Uwiteka ni ugira icyarema yarangiza akagikomeza. Ni uremera umwana w'umuntu kurama, ni uremera umwana w'umuntu gutera imbere. Ibintu byawe byose biri mu kiganza cy'Imana, ubutunzi bwawe buri mu kiganza cy'Imana, ubwenge bwawe buri mu kiganza cy'Imana, imyumvire n'imitekerereze ni ubasha kuyihinzira. Ndagira ngo nkwinginge nkubwire ngo ngera upfukame. Donc wikwifatanya n'abantu bamaze kuba abayuwayi. Hari abantu bamaze kuba abayuwayi mu bibi bintu, bakaba bumva batagishaka kumvira Imana, bakaba bumva ubwenge bwabo buhagije, kandi ubwo bwenge bwabo ntacyo bwabashije kubagezaho. Baracyari inzahare, niyo wabareba inyuma ukagira ngo bafite amahoro, barara badasinziriye. Ariko ufite Kristo muri we, ufite ubuntu bw'Imana muri we, uw'Imana yongeye kubaka, imurinda amanywa na nijoro, iramurwanirira, irongera ikagihagararana na uko bukeye n'uko bwije. Umva, narindi kukubwira ngo ongera utakambe. Imana yashobora kongera kukubaka, ikubaka ibyo watakaje byose. Imana yakongera kukubaka, ikongera ikakuremera ikindi cyerekezo. Icyambere cyaranze, aho waranguriraga Dubai igishoro cyarashize, wamaze kwiheba, wamaze kugera ahandi hantu. Ariko umva nkubwire, iyi Mana nabonye igitungura abantu, ishobora kugutungura upfukamye abantu batabizi, bazi yuko barangije kugufunga, bazi ko ibyawe byarangiye, mateka yawe yazimye. Ishobora kongera ikaguha hagurutsa. Imana nyibonye impagurutsa, mbonye incisha hano mu ruhave, zindi nzira zose bazimfungiranye, ariko incisha mu ruhave. Ahangaha uri kumbona naciye mu ruhave, ntabwo baramenya. Haleluya, ntabwo baramenya aho naturutse. Kandi igitondo kimwe, hari ikindi gitondo barongera kumbona ntunguranye. Nawe nuko niwayumvira, iraza kukwerekana utunguranye. Hari ibintu biri inyuma yawe, itegereje gusa kupfukama. Hari indi neza urakira, hari ikindi gitangaza urakira, hari ubundi bwiza urakira. Wikwiheba, haracyari ibyiringiro ko igiti iyo cyatemwe cyongera kwera imbuto nk'izambere, ndetse ngo gishobora no kuyirusha. Hari ukuntu bagutemye, bagutemesha amagambo, baragutema, baragusebya, bakwita indaya, bakwita amagambo y'urucanege, baguteranya n'abantu, bagufungira amayira, mbese ku buryo ubona ahantu hose wasenyutse, nta wundi muntu wakubaka. Hari umwubatsi umwe afite ibuye ngo abantu banze, amen, ngo ni naryo rikomeza imfuruka. Afite ibuye abantu banze kwitaho, kandi niryo rikomeza imfuruka. Narindi kukubwira ngo ubakwa n'Uwiteka. Inzu yubatswe n'Uwiteka ntabwo igihungabana n'umuyaga, ntabwo ishobora, umutingito ntuyitura hasi. Inzu yubatswe n'Uwiteka. Njya numva iziri hanze, ndi kujya mbona Burayi umwuzure ubamereye nabi, ariko inzu yubatswe n'Uwiteka ntabwo uriya mwuzure wayikoraho. Inzu yubatswe n'Uwiteka ntabwo umutingito w'ibirungu ujya uyikoraho. Inzu yubatswe n'Uwiteka, reka wubakikwe ugaragare wubakitse. Ndarindi kukwinginga ngo emerera Imana isa n'ikugarura mu iforomo yayo, hanyuma nirangiza ikubumbemo ikindi kibumbano ishaka. Irakugeza ahantu utigeze utekereza kuzagera, irakugeza ahantu utigeze wibwira kuzahagarara, irakwicaza ahantu utigeze wibwira kuzicara, iraguhuza n'abantu utigeze utekereza kuzahura nabo. Uwiteka ni ugira icyarema, yarangiza akagira ate, akagikomeza. Imana yigeze irema Yobu amaze gusenyuka. Yobu arasenyuka, n'umugore we aramusenya, Elifazi aramusenya, Birudadi aramusenya, baramusenya, ariko arakomeza arapfukama, apfukama muri iri jambo, akomeza yinginga Imana, arayibwira ngo Mana ongera unyubake, nongere nubakike, kuko kukwizera byo ndacyabikomeje, sinigeze ngutakaza, ndacyakwiringiye. Amen. Igitondo kimwe Imana irebye ko Yobu agize ihishurirwa ryo kuba akiri kumwe nayo, arangije Imana iramubwira ngo ibwira Birudadi, ibibwira na Elifazi, irababwira ngo mwebwe ukugira ngo mubone umugisha, nimugende mwikundishwe, mugende mwikundishwe ku mugaragu wanjye mwavuze nabi, noneho imigisha ibone ibazeho. Hari abantu bakuvuze nabi, Imana igiye gutera icyokere kugira ngo baze bakwikubita imbere, babone ibintu byabo gufunguka, bongere baze, bongere bakugire inshuti kugira ngo ibintu byabo bifunguke. Reka nkubwire, Imana y'amahoro iyo ufite ukuntu uri kuba inshuti nayo, ukaba ufite ukuntu ushobora kuganira nayo,
ukaba ufite ukuntu ushobora kwihererana nayo. Erega reka nkubwire, ikosa ryawe ni rimwe, wihererana nayo abantu bakamenya ahantu uri, ukihererana nayo abantu bakamenya uburyo uri guyisenga, ukihererana nayo bakaguha amasezerano yumva. Reka nkubwire, ihererana nayo wenyine ni nawe uzi umubabaro ufite, ni wowe nayo muziranye ibikomere mufite. Buriya n'umugabo wawe ntabwo azi uko bingana, n'umugore wawe ntabwo azi uko bingana, na fiance wawe ntabwo azi uko bingana, ariko Imana yizi uko bingana. Ehererane nayo, Imana ikubake, uraba wubakitse mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro nibane nawe. Turi gusoza, tugiye gusenga. Imana nikugirire neza. Tekereza neza ahantu wasenyutse, utekereza ibintu byagusenye. Numara gutekereza ibintu byagusenye, Imana igiye gukorana nawe igitangaza. Ndizera ntashidikanya yuko nuhagarara muri iri jambo gapfukama, Imana irarema igitangaza kandi yongera ikubake mu izina rya Yesu. Mana, ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagushimira imbaraga zawe, ndagushimira ubuntu bwawe, ndagushimira kuko Uwiteka Imana nyirijuru hari ahantu byutunyuza, ugatunyuza mu ruhave badutegeye handi ntibabashe kudufata, ukadusimbutsa inzobo, ukadusimbutsa amarozi, ukadusimbutsa ibyo baduteze byose, ugakomeza kutwubaka. Urakoze ko wakomeje kutwubaka tukaba twubakitse. Ndasengera abantu bari kumvira ijambo n'abazaryumva bose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ngo bubake abasenyutse bakaryumva, bakagerageza kugupfukama, bakakubwira ngo nanjye nyubaka, dore nasenyutse, nyubaka, nasenyutse, hansenyuka. Uzabagarure mu biganza byawe, wongere ubabumbe, ukuremo ikibumbano kimeze uko ushaka. Imana nitugire neza mu izina rya Yesu. Murakoze abadukurikiye. Amazina yanjye yitwa Pastor Nsanzumuhire Emmanuel. Imana y'amahoro nibane namwe. Nomero zanjye za telefoni ni 078 065 5494. Kuri email naho muraza kuyibona aho ngaho, nayo ifite Cyaro TV @gmail.com. Aho niho muzadukurikira munyuze ibitekerezo byanyu n'ibindi byose mwakenera kutwunganira, naho mushobora guca. Turabakunda. Bibiriya Imbaraga zacu. Shalom.